umaze kubenga wanga ni benshi ukuntu wambaye neza biba byaguhenze nawe ndabeshya se aha biravuna aha ese hano ni ubwa mbere uhaje ndabona ari ubwa mbere oya ubwo ntubeshye kagoya ntiwabingora avuga ngo namwemerera ngo tukaba inshuti ngo akaba yanyongerera n'umuryango mbega yakugira ubwo numva ko ari ukunyinjiza mu cyaha cy'ubusambanyi mbega mbese ugapfa kuko waryamanye n'umugabo byanabaho niba yarabiteguye yarabivuye ko bigomba kubaho nasi ko bitinya cyane chaque jour j'ai besoin du sang de Jésus chaque jour j'ai besoin du sang de Jésus parce que c'est beau parce que c'est beau maso y'inyana mwana wamogoje aya magambo ntakunyuze akukora ahantu uvi inkuru yanjye nikaze mu kiganiro inkuru yanjye nikaze muri Igasabo showroom hamwe tuba tufite ibikoresho bitandukanye ubyifuzo by'umweke ibikoresho byiza byo mu nzu no kuri duhamagaye kuri 0788 770 abamenye ibanga ry'ibikoresho byiza bya made in Rwanda byiza pe kumbaho zose zishoboka ebana ni hano muri Igasabo showroom abana abafite amakampani atandukanye ma office atandukanye ugira ngo harandi bakoresha ni hano abantu bifuza iby'ibisirimu muri salon muri salamanje mu byumba bya nahandi bakoresha ni muri Igasabo showroom iyo niyo nimero yabo mbambarabuye cyane rwose duherukana tubwira ku nkuru y'urukundo duherukana tubwira ukuntu baje kumuhemukira abagabo abagabo ariko uyu munsi ari mu mavuta nyuma yaho yakoze igitaramo aratumirwa tumubona kuri stage ikomeye hano mu Rwanda muri gospel abantu abaha icyo twakwita show abaha igitaramo ndabesha manager ye baba we gogo uraho ndaho amakuru ni meza uracyafite amaso y'inyana nukuri pe ni byiza nta muntu ujya ukubwira ko ufite amaso y'inyana yewe ni weho aya ntumbeshye utambeshye kubeshya ni icyaha nta muntu ugeze ukubwira ko ufite amaso y'inyana yewe nta bantu dukunze kubona nabo muri ubwo buryo oya se manager niba atayikubwiye n'umwana mubi nkaho yamfasha mu bundi buzima gutyo nyine neze nyine burya umuntu mubwiye ufite iki kintu cyiza ni ukuba nageze hano aba yabigizemo uruhare birumvikana ni manager nk'umubyeyi wanjye yego cyane rwose ntabwo yakwicara ambwira rero ngo mwana wanjye uri mwiza ndagukunda n'ibikorwa akora birabinyereka nyine ko anshyigikiye gusa urumva atangiye kuba ikigwara ahubwo kuki atari iyo mvuze ni ufite amaso meza ni ukubwira ibyiza ufite sibyo abantu usanga bafite utwiso nk'utu twanjye dutoya ugasanga tumeze nk'utw'abashinwa ariko Imana ishimwe ku bw'ibyo ngibyo uvuga uti nako karamaze ako niko nashakaga ahubwo nayikiyogiye wambaye neza ariko disi wambaye nk'abasitari nuko mbona bahati namubuze ngo aze abyerekane ninde wakwambitse tujya tubaza abasitari ninde wakwambitse ninde wanyambitse mpogeze kwa rero
Nyagasani niwe wabigeze Nyagasani se yakwiye imyenda hejuru arakwambika yakoresheje abantu bayo yaremye n'ubundi sinavuga ngo ni runaka mfite no kutagufata mu mutwe oya kuki udafata mu mutwe abantu bakwambika ni byinshi amasomo tugenda duhura nayo muri iyi si tuhigira byinshi ariko byose siko tubifata siko byose mubifata n'icyo ukunda gufata mu mutwe kurenza ibindi byose n'ubundi mbere na mbere ari urukundo nyine tugomba gukundana nk'uko yadukunze iyo ngofero se ninde navuze uti ugomba kwambara ino ngofero irakubereye iy'abamikazi iyo ngiyo ni iy'abamikazi ibikomangomakazi ngaho nanjye nageze muri urwo rwego ni urwuriho neza utekereza ko ari buri wese wakwigondera ingofero nk'iyi ndakurahiye narenze ko mbere na mbere yifitiye ubwo kashi mu mufuka nta mpamvu atayibona oya nibyo rwose ni ukuri urasa neza bati niba adafite ishyara here hasi kwerekana arebe ukuntu wambaye neza biba byaguhenze nawe ndabeshya se biravuna bidapfa ubusa biravuna cyane rwose guhera ku nkweto nziza kuzamuka ku ikanzu ni ikanzu ni ikanzu gogo ni ikanzu wambaye satura kuki satura wambaye satura satura se ndayizi reka da ntago nyese ntago yeze ako wagiye kakwijijisha ntayo nzi nuko icya kiganiro twakoranye se wagifashe gute gogo igiheruka ese urakibuka ariko nizere yababa wakoze ibyinshi ntabwo wibuka ndomba ese hano ni ubwa mbere uhaje ndabona ari ubwa mbere oya ubwo ntubeshye kagoya ntiwabingora nanjye urabona ari ubwa mbere mbonye ndabona ari ubwa mbere njyewe utabeshya ndabona ari ubwa mbere njyewe gogo ni ukuri nababara wababara uzi ko nari nzi ko nzwi we urabona ari ubwa mbere mbonye yesu we ariko uzi ko umaze kuba umusitari wirata ngo iki abasitari barirengagiza we niko mana ni ibi ngibi utoza urije ibiciro bigeze aho reka da tuvugisha ukuri banza urebe hano ndebe urabona ari ubwa mbere ndabona ari bwo bwa mbere rwose ugeze uri seriye ndabona ari bwo bwa mbere amaso naye ndabona ari aya ntacyo ubwo tugiye gutangira bundi bushya njye nitwa Rweme Mbabazi Rweme Mbabazi ngaho nabwo ni ubwa mbere ryumvise ndumva ari bwo bwa mbere yewe ni ukuri njye ndumiwe pe ntabwo nzi ko abasitari burya ari uko mumeze kuba umusitari ubundi bikora gute koko numva ari imvune z'abahanzi bamugana nanjye nibwo ntangiye kubyinjiramo nari narabimenya rwose abasitari ubundi uzi ni bande mu muziki cyangwa no hanze y'umuziki uwo nzi ni Theo wenyine inde ni Theo wenyine Theo bose babireba rwose niwe nzi abandi ntabwo bazi ntabwo mbazi n'aba Bruce Melody ntabwo bazi ntabwo nkunze kubamenya umenye ba Theo ese Theo nk'indirimbo ye igufasha ni iyihe nuko namusoromyeho ijambo rivuga ngo amaze igihe abwira abantu ko Imana ishyize urubwa turirimbeho gato
turirimbeho gato uko ayiririmba. Turirimbeho gato. Yesu. Yego, komeza iririmbire unyitaho. Kangukiza utazavuga ngo iririmbe. Timaze igihe ambwira abantu ko Imana ikiza uruba, maze igihe mbabwira yuko ikuraho igisuzuguriro, maze igihe mbivuga yuko Imana irora abarushye karuka kabatwara mu mahoro naho ngaho naho gereza. naho ngaho. Iyi ndirimbo igufasha iki? Iyo ndirimbo nayo yagukijije urubwa? nuko hari byinshi Imana dukuramo tuzamura mbere. Ariko gugoreka nkwiyibutse nike twaganiriye umbwira ku rukundo n'abagabo bagutereta, sibyo? Nabifuzaga ko ngo muryamana, uranyibagiwe. Wewe kugerageza ubishaka nuko kw'Imana. yewe nta kantu na gato uri kwibuka? aha ntawe umenya byose. umaze gusaza? Umaze gusaza ntabwo ugifite imyaka 30 n'ingahe? yageze muri 50. niko n'ubu ntabwo uranyibuka? yewe mbese mbwira wabonye umukunzi? umukunzi? aha ndacyari aho ngaho mu buzima bwanjye. uwo nyifite ni yamanze. uwo gifite ni yamanze. yampanze ako kantu kari mu maso usa n'ukigeza hirya kakagukengereza nanone ugashyize inyuma nabwo ntacyo. niyaguhanze mbese yaguhanze izakubera umugabo ikubere byose? yaravuze ngo uwo mufite aba afite byose. uwo ninde wabivuze? none se ubwo ntabwo idushuka we gusa ufite umugabo? ngo muke mbere arambere n'Imana ubundi ibindi byose ni inyongera. wumva unyuzwe? gusa izo nyongera we wazanga? ngo iki itarabikugeneye se mu byo yakugeneye? uracyari mutoya gereka. wenda ufite imyaka 70 n'ingahe twavuga uti rekerere, ariko uracyari muto imyaka 30 n'ingahe? none ufite imyaka ingahe? none igihe cyayo harya ufite imyaka ingahe? abone navutse 89 niko mbizi, niko nabifashe. 89 ubu ufite imyaka 34. yaje ko numva iminsi yirukanka. wumva uzashaka umugabo ufite nk'imyaka ingahe? cyangwa uzashaka ivuga ufite imyaka ingahe? yewe ubundi twebwe duteganya nk'abana b'abantu, ariko Imana yo iba ifite uko yabiteguye. ariko hari uko wateganyaga wowe cyangwa uteganya? na 20 ntiyageramo ariko ubwawe. wumvaga ariko ubwawe wumvaga uzashaka ufite nka 10 n'ingahe? ko ariko wihuse. mba nihuse kubwa 10 na bari kubura umwana. nari kuba ndi umwana aho ngaho. na 20 wenda niswe ngo ndakuze ndashaje. none umaze kurengezaho 10 na ariko ntabirenze. ubwo igihe cyayo ntikiragera. ubwo kizagira. wumva wifuza umugabo umeze gute gogo? mbega ariyo yabyivugiye yabyiteguriye, nuko yangenera n'ubundi umukunzi nkunze, mbega dukundana, ariyo yamwiteguriye. wa wundi wayoboye menye inzira zayo. ukijijwe mbese uyoborwa n'ijambo ryayo. ako gugurika nkubwira ntitube abantu
tuvuga ngo turakundana bya viziyo y'iki gihe ariko turi ku isi ugomba kugendana n'ibigezweho bigezweho ni nk'uko utaje wambaye rumbiya waje wambaye imyenda myiza se nturi muri viziyo ariko hari bitujyana muri viziyo nanone ugasanga nk'ibiki se urugero iratujyana n'ahantu habi bidutanya n'Imana ari umugabo wawe ntacyo utemerewe gukora atari yo yamukugeneye noneho ariko se umuntu waje akemera kuza mu buzima bwawe ni Imana yamukugeneye hari ubwo twarura inkono duhubutse kwirukanka tukayarura idahiye ngo nukomeza kubenga gutyo rero bizaba bibi kandi wowe urabenga cyane mu kiganiro cy'ubushize nabyumvise urabenga pe abantu kabita bakeka ngo uri umunyabyaha kandi ntabwo ari umunyabyaha n'ubundi ariyo yamukugeneye niyo wabigerageza ute kumubenga ntibyashoboka ariyo yabivuze mbwira rero bikubabaza gute ko wavuga ngo uzashaka ku myaka 20 ukaba ugeze ku myaka 34 hafi n'5 ariko uzi ko ufite 35 aho 36 iyo ufite 36 naho imunda yikabanye ubwo ni ukubyakira gutyo ubundi nkabiragiza Uwiteka kuko ariyo igena byose oya nibyo nyine byakuriye gute byakubangamiye gute byakubabaje gute ko ugeze ku myaka 36 tubwize ukuri aho nanone ntibyabura kugutera ikibazo mu buzima waba mu bwose ugize nk'abantu ubona nanone mungana ariko ukabona hari uko biyenze nyine barashinze ingo nyine yarabageneye mbega abafasha nyine bibanira gutyo ukabona usanze aho ngaho wakibaza uti ubundi ni ukubera iki ngewe bitabaho ubundi ubuzima mbayeho ubundi Imana yabigizemo uruhare hari icyo yamvuzeho hari icyo yanteguriye kuko uri mu mubiri nyine ukagira gushidikanya aho ngaho ariko iyo wiyeguriye Uwiteka n'ubundi ibyo urabyirengagiza ubundi ukiragiza Imana uyiragiza na bya byifuzo byawe mbega ngo ibigufashemo niyiducira inzira ufata kuri ako gafanta mbe nanakubaza n'ibindi ndashaka kubaza mu by'ukuri nta muntu wigeze kuza mu buzima bwawe ukizera ko uwo nguwo ari we Imana yohereje ko ugomba ko umugabo wawe utubwire wenda niba hari uwaje mu buzima bwawe ukavuga uti uyu niwo wanjye yego nayo nkubajije nti ariko narakubaza gogo ukunda kwisekera ngo byongera iminsi yo kurama niko njya numva ujya ubabara se turi mu isi bitubabaza ntibyabura ariko ibyo urabyirengagiza ukabaho ukishyira mu Mana nabo ndakubaza nti mu by'ukuri hari umuntu w'umugabo umusore wigeze uza mu buzima bwawe ukavuga uti n'uyu nguyu yarangiza nyuma akagukwepa utazi uko agiye ngo bijya bibaho ibyo byabayeho ariko hanyuma nza kwibaza ntashobora no kuba mbeshya agira ngo anyumve ntiwenda aragira ngo agire n'ibyo ansoromaho ngibiki se urugero wenda avuga ngo ndi umutunzi ngo mfite ubutunzi runaka
abantu babazi ko umukire se bavuga ngo ndi umukire ngo ndashyize ngo mfite ngo imitungo myinshi cyane ngo ubundi ngo ko ntashaka ngo ubundi ngo mbona nzabikoresha iki ntisimbizi ntiyabengeneye ntiyizi iherezo ryanjye n'ubundi tubitunga ari nk'inyongera ntabwo mbizi none se uwo musore yaje agukurikiye imitungo byonyine ugasanga arabivuga ari n'umuntu w'umugabo noneho yarubatse utavuga wenda ngo ni n'umusore wenda ngo nyuma waje kumenya ko yubatse mbere yaguteretaga se kubwira avuga ngo namwemerera ngo tukaba inshuti ngo akaba yanyongerera n'umuryango mbega ubwo numva ko ari ukunyinjiza mu cyaha cy'ubusambanyi mbega yanyongerera n'umuryango ngo ubundi ndamutse mvuye mu mubiri ngo ndamutse mpfuye ngo nta mwana nsize ngo ubundi ngo ibyo mfite byose ngo byajya hehe ngo nabisegeraje ntisimbizi ntufite no kubitegura wowe mwana w'umuntu gutyo ntukaba noneho wajya kwinjira muri icyo cyaha na wa mwana ntunamubone ntukagira no kubura wa mwana n'ubwo buzima ukabubura ntukagenda gutyo ubuzima wabubura kuko waryamanye n'umugabo none ntibyashoboka ntabwo bishoboka ntihariho abashakana ugasanga ngo runaka yavuye mu mubiri kuko yaryamanye n'umugabo kuki se biba bitabaye ntawigenera imana ntiyigena mbese ugapfa kuko waryamanye n'umugabo byanabaho niba yarabiteguye yarabivuye ko bigomba kubaho mbese ko ubitinya cyane ko ubitinya cyane icyaha ni kibi icyaha ni kibi iyo umukobwa agiye kurongorwa agatinya baramubwira uti na nyoko yari umugore na nyogosenge yari umugore na nyoko wanyu yari umugore ngo niho yaciye wowe kuki ubitinya byonyine yari nanjyeho n'ukuntu imana yagiye iturema nanone mu buryo butandukanye banavuga ngo ntiwanabyara ibyo ntabwo mbyemera kandi mbese uwo mugabo ntaba agukurikiyeho kubyara ibyo ntabwo mbyemera wenda kuba ufite ubumuga bw'ubugufi ntabwo bivuze kutabyara hari benshi nkawe babyaye ngo se nabyara ngo ziraduhitana ngo tugaturika simbizi nkavuga nti niba ufite icyo yabivuzeho iyo yanyihangiye iyo yanyiremeye n'ubundi ijya kuturema yaturemye mu buryo butandukanye n'ibyayitunguye n'ibindi yabirangiza rero n'ubundi ikabinyuza no mu mucyo wayo ku mugaragaro itagaragara yuko mbikoze mpubutse ntabwo ari urwego rwo gutinya abagabo ubwo rakambaniye icyo cyaha cy'ubusambanyi uyu ariko wabikora no mu buryo butari ubw'ubusambanyi n'ubundi ariyo yabyivugiye ntiyabikora ku bw'imbaraga zayo kamuzana wa mukunzi nyine ikanyura mu mucyo wumva waba umugore mwiza wakubaka ukaguma n'ubundi kamuza n'uwo mukunzi tukabana neza mu mahoro anyiyumvamo mwiyumvamo dukunda umurimo wayo
nta bindi mukayiramya koko tutavuga ngo turi babandi batwarwa n'ibyisi cyane wumva wafata gute umugabo wawe ntazajya amwubaha ariko nawe akambuhura nyine ntabe wa wundi umbangamira ngo ampangayikishe muri iryo joro yahaza ayo mazi atiriwe mu rugo ngo nawe nubwo iyo mitungo twahawe ngo ajye kuyinywera ubwo n'inshuti yagiye guhura nazo mu bubari reka akumva ko no mu murimo w'Imana inshuti yazihakura mbere na mbere kandi nanone bikamwongerera ubwabugingo umaze kubenga abagabo bagaye koko lewe umaze kubenga bagaye ni benshi bagenda babimbwira ugahita umuti genda nkamubwira nzakubwira hanyuma ati mbwira umbwije ukuri wimbeshya ati niba unkunda koko uretse hari uwo nzabanza kugisha inama akagenda agiye akagenda umusezereye nuko mbega ntawe wigeze kubona agiye kumva uricuje ku cyuyu mugabo ntamuretse ngo akomeze kuntereta koko yewe ntawe nigeze nicuza kuko yabaga afite n'uwundi mudamu ese utetwa n'abafite abagore gusa ugasanga none ntawe wabona ngo aracyari umusore ngo araje agukunda aje akubwira ngo aragukunda gutyo yarashinze urugo hamwe n'undi mudamu hajyase niba yaragukunze kuki yabanjije gushakana na wa wundi wenda yagukunze yaramaze kubaka afite undi mugore ubwo wavuga ngo ni umukunzi wawe agukunze abikuye ku mutima nyamara reka ukagenda uri umugereka wa kabiri nta mpamvu yo kuba umugereka nicyo se Imana yakuremeye ubundi si uko waba ugiye nko kuba kazarusenya mbega kandi ibyo urabitinya ndabitinya nanone nta mahoro bitanga ntayo pe nta mahoro y'umunyabyaha niko bavuga yego mbwira gogo rero tuve mu by'abakunzi twerekeze mu by'umuziki nuko ugize gutya ya ndirimbo yawe yituririmbeho gato yituririmbeho ko wayihimbye Blood of Jesus cyangwa Blood of Jesus Blood of Jesus Blood of Jesus ndacishamo gakeya ndabona amasaha akuze ngo ufite ariko ngo indimi ari indimi zingahe indimi eshanu reka duhere ku rurimi rwa mbere duhere ku iyo tuzi ni buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu ngo turirimbire buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu kubera ko ari meza kubera ko ari meza buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu kubera ko ari meza kubera ko ari meza buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu icyo ni ikinyarwanda dukurikize icyongereza every day I need the blood of Jesus every day I need the blood of Jesus because he is good every day I need the blood of Jesus every day I need the blood of Jesus every day I need the blood of Jesus because he is good every day I need the blood of Jesus urundi rurimi igiswahili
kila siku nahitaji damu ya Yesu, kila siku nahitaji damu ya Yesu, kwa sababu ni nzuri, kwa sababu ni nzuri. Kila siku nahitaji damu ya Yesu, kila siku nahitaji damu ya Yesu, kila siku nahitaji damu ya Yesu, kwa sababu ni nzuri, kwa sababu ni nzuri. Kila siku nahitaji damu ya Yesu. Kila siku nahitaji damu ya Yesu, kila siku nahitaji damu ya Yesu, kwa sababu ni nzuri, kwa sababu ni nzuri. Kila siku nahitaji damu ya Yesu. Urundi rurimi. Chaque jour j'ai besoin de ça de Jésus. Chaque jour j'ai besoin de ça de Jésus. Parece que c'est beau, parece que c'est beau. Chaque jour j'ai besoin de ça de Jésus. Chaque jour j'ai besoin de ça de Jésus. Chaque jour j'ai besoin de ça de Jésus. Parece que c'est beau, parece que c'est beau. Chaque jour j'ai besoin de ça de Jésus. Urundi rurimi. Ikiganza ntabwo gishyizemo. Nara kugifata mu mutwe. Eshanu turazuzuje. Raka. Ikiganza kirimo. Tutarajya ku kigande. Mbabari undirimbire. Nako umbwire mu magambo arambuye. Mu gifaransa uko ngo chaque jour. Aha. J'ai besoin de ça de Jésus. Le sang de Jésus. Buri munsi nkeneye amaraso ya Yesu. Aha. Kubera ko ari meza. Mu gifaransa. Chaque jour j'ai besoin de ça de Jésus. Parce que chaque jour j'ai besoin de ça de Jésus. Parece que c'est beau, parece que c'est beau. Chaque jour j'ai besoin de ça de Jésus. Ariko uzi ko umunyendimi. Yewe. Nukuri urarenze. Nukuri umunyendimi. Nukuri pe ino ndimbo ni nziza pe. None kwishyira mu ndimi zose. Tugiye kukumva. Isi none igiye kukumenya. Ariko mbere yuko tunakomeza nibyo ujye kuri channel ye uyirebe neza yamaze kugeraho nayipininze hasi. Ariko birenze kuri ibyo ngibyo gogo mukomeze mu finance. Mukomeze mu finance kuri indirimbo yongera kuri indirimbo ntitukamwumve gutyo gusa ngo tubone bisirikira ku mbuga nkoranyambaga ntacyo bimwungukira. Sibyo? Birashoboka ajya mu gitaramo bakamuha intica ntikize. Ariko wowe uvuga uti simutume mu gitaramo ariko reka mugurire fanta. Wikinze gutyo umusunikiye kuri mobile money nimero ndanayishyira hasi. Sibyo niko bimeze. Harya twashyizeho yamana cyangwa iye. Turashyiraho iye cyane rwose. Uyizi mu mutwe. Mbere ko turimba ikigande cyangwa ndayishyira hasi. Manager arayima. Sibyo? Mu mutwe ntago nari nayifata yose mu mutwe. Kuko n'imyaka uyimaranye. Urafata indirimbo ufata nimero bikakunanira. Yewe. Okay, mbwira rero. Aujourd'hui, mvuze ngo iki? Today? Ugiye kwiba. Okay, mbwira sasa rero gogo. Ririmo mu kiganiro nicyo dusigaje. Kitapfa ubusa kandi nacyo warakiza. Mana mwibutse. Nge ntabwo nzi ikigando ukagira imana. Harya ubwo ngubwo every day mu kigando ni yewe abagande mutwibutse. Ngeza ku kigando twumve. Kagara umusayi wa Yesu.
tubizi byari ntacyo niba wabyibutse rero nakundagara musayi kwa ake ngo ririmba rero nakundagara musayi wa Yesu kubangane waronge zamurishwe tutagire mu giswahili mu kigande plutôt rero nakundagara musayi wa Yesu rero nakundagara musayi wa Yesu kubangane burunge kubangane burunge nzi ko kirungi ari ikintu cyiza cyangwa umuntu mwiza simbizi abitwa ba murungi ubwo nyine ni abantu beza kirungi burungi ibintu nk'ibyo ngibyo amaraso uti subira mutangiye twumva rero nakundagara musayi ndi kumva neza ngo buyi Buriro nakundagara buriri nako kwa jagara umusayi gwa Yesu jagara kwa musayi na Yesu abantu bakabazi ko nzikigando kagira imana umusayi gwa Yesu buriro nakundagara umusayi gwa Yesu kubangane burungi buriro nakundagara umusayi gwa Yesu buriro nakundagara umusayi gwa Yesu buriro nakundagara umusayi gwa Yesu kubangane burungi buriro nakundagara umusayi gwa Yesu amashyi menshi cyane kuri Gogo uri umuhanga ni ukuri kose ndagerageza gake uragerageza gake none se Gogo reka nkwibariza akabazo k'amatsiko cya gitaramo akoze ejo bundi abantu uri imbere y'abantu baririmbira wumva ko umeze gute kimwe cya gospel cyari byiza binshimishije nanjye wumvaga bimeze ni byiza guhagarara imbere y'abantu bangana kuriya ari weho uhafite ijambo wabonaga nta n'iryo wanagira abantu bose bavuga bati gogo ntibigaragara ko Uwiteka Imana iba yagushyigikiye wumva Imana icyo itakoze iragenda ibikoraga cyane ibikora izabikore no kurenza ikiganiro kizaye cy'umugisha indirimbo zizabe z'umugisha uzabe uw'umugisha yego sibyo cyane ikindi nanone rero Gogo sibyo uyu munsi umaze kwamamara niki byakumariye cyo byamamariye nuko byamfashije mu kumenyekana nanone n'abatari banze nyine bakamenya bikanzamura mu nzego ushimira gute manager wawe ndamushimira yuko yagize ese ubundi yitwa ngo iki yitwa ngo ntumbwira ko wibagiwe izina rye ni nk'uko nanjye wanyibagiwe yewe we murahorana none ugiye kumbwa ko izina rye utarizi yitwa ngo iki ko mwibukiraho nuko nanone hari isomo byanyunguye yuko ibyo nshobora gukenera cyose nagesaba Imana uri kunjijisha ariko izina rya manager ni iri nsaba Imana ako kantu kagira icyo kanyunguraho kanyibutsa ko cyakoze uri umuhanga demewe manager twansaba Imana n'ibyo rwose ubu nari naguteza umutego ngo numve ariko baje kuzenguruka ikinyanzi ikibungo paka ugeze kwisaba Imana ngo icyo ntekereza nuko ikintu cyose gisaba Imana nsaba Imana cyakoze none se wowe amazina yombi ni ayahe amazina yombi yese yawe ayanjye ubundi
nemusabye Imana ngororiyoza ako gororiyoza ni ry'abakecuru koko ry'abakecuru gororiyo ko wishajije ukiri muto najyaga ngitwa nzi ko ntacyo ry'abana batoya nanjye maze Gerard ni ry'abasaza nita Gerard sinarinzi icyo risobanuye numenye ko ari ry'abakecuru yewe ako niyo mpamvu nawe wiyise Kagogo nanone oya Imana ariyo yagiye inyongerera ayo mazina nayo yose urayakira mbwira rero bagira gutya barakumakiye we makiye kumakiye uri kubyumva bamakiye ntago mbyumva ntago mbyumva urititisha kwa kundi nyine bagusize ibirungo mu maso tubyuki kiteye ubwoba wabyiyongoje ute nabyakiriye gutyo wabyakiriye gutyo mana ahubwo ako kavido kanyohereze muri WhatsApp yawe sinarinze byari oya ukireba mu mibiri wawe wabonaga bimeze bite yewe nabonaga nahuye n'abaporokotori mbega nabonaga nahuye n'abaporokotori bafite icyo bandusha abaporokotori ni abaki nabo muri purigatori abaporokotori ni abaki cyangwa abaporofesiyoneri iryo jambo ntabwo ryumvise nsobanura ntabwo uharenga ni abantu bakomezaga banyitaho nyine ukira muri miriwari wabonaga ari wowe mu kirori nabonaga ariko nta kibazo twagiye ushima koko ngo nabonaga nta kibazo nabonaga nta cyahindutse ariko n'ubusanzwe uri mwiza da urabizi n'ubundi nta muntu wavuga ngo ni mubi oya si ibyo ngibyo ugiye mvuga ngo abantu bose ni beza kuri mwiza ako nako ukagendereho n'ubundi yaduhanze ntabwo ari mbi kandi yaturemye mu ishusho yayo nta mpamvu yo kugira ngo umuntu abe mubi rero n'ubundi bibaho bitewe n'umwanzi uduhindura gogo uzundi dusoje ndumva nta bindi urumva nta bindi ese ubana nande mbana nishangaze tubana umudusuhurize n'umubyeyi mwiza cyane turamubwiye tuti yambo nawe ko twumva byanze bikunze muri iki kiganiro ajya bikurikira se nawe yo yabonye akanya arabishyigikiye ariko siko ngo nkubaze koko wanyobewe ubonye ari ubwa mbere duhuye mbonye ari agashya ahubwo mbonye utambeshye ni ubwa mbere kandi ubwo nugaruka nabwo uzavuga ko ari ubwa mbere duhuye nasaba Imana wasanga ujya uhora harya urinde wowe akaba zitayizabana aha twari turi kumwe n'igikomangomakazi umwamikazi w'umuziki wo kuramya no guhimbaza Imana yitwa Gogo icyamamare ku isi yose mwagiye mumukunda mu ndirimbo yitwa Blood of Jesus cyangwa Blood of Jesus abenshi bati ni umunyarwanda abandi bati ni umurundi bitewe nuko ngo vuga ngo Blood of Jesus ntabwo yavugaga Burundi yavugaga Blood of Jesus amaraso ya Yesu ni umukizwa umwumva uko aganira umwumva uko avuga ni kimwe mu bintu navuga ngo byagutera ishema ryo kuganira nawe kuko ari umunyabwenge kubera ko azi kuganira kandi akamenya no gutebya n'umutima mwiza afite muri we Gogo komezanye umutima Imana ikwagurire ebana hari ikintu kijya kikubabaza tuyagimbabaza turi hano mu isi ntibyabura ariko nanone hari uko tujya tubwirizwa nanone ngo tugire kwihangana muri twibwe ibyo tubonye byose bikatubangamira dushime dushime yego
Imana ishimwe. Imana niyo ibidufasha mu bundi. Yego iyo wirebye muri video uri muri clip kwa kundi wireba tubona bwa mbere wireba kuri televiziyo ubona bimeze bite? Nabona garakashana. Nabo binyereka ko ntaho Imana itakura umuntu naho itageze umuntu. Kabisa. Dusoreze ku indirimbo ubu ntabwo nongeye kuvuga ni wowe usoza. Yego. Kwari izo mba narasohoye hari n'izo mba ntarasohora. Iyo ushaka ije mu mutima. Ije mu mutima. Iyo umwuka wera kuyoboye. Hari ukuntu utangiye ngo umwana nawe wabaye incungu kubera ibya by'abantu. Umurwa mwiza umwe w'i Betelehemu niho havukiye umwana w'uruhinja. Uwo mwana ni nawe wabaye incungu kubera ibya by'abantu. Erega uwo mwana nawe ntiyari yoroshye kubera urwo rugamba nawe yemeye kurwana kandi rwose akarunesha. Erega uwo mwana nawe ntiyari yoroshye kubera urwo rugamba nawe yemeye kurwana kandi rwose akarunesha. Amina. Niyo ngiyo. Rwose ntago nayirangiza n'igihe dufite. Yego. Ako wakomeje witwaza igihe we. Gogo, reka dusoze. Ngutuye indirimbo yitwa Amaso y'inyana. Murakoze. Ndagutuye. Sinzi kuririmba. Hakugenda ujye muri YouTube ubundi uyumve. Maso y'inyana mwana wamogoje iyo turi kumwe ibineza neza binyura umutima. Sinzi niba mbirimbye neza ariko iyo turi kumwe nanjye numva nishimye nubwo uvuga ko ubwa mbere duhuye. Aya magambo nta kunyuze akukora ahantu. Ngo mbwira ngo urakoze. Murakoze. Imana igihora dufasha tubashe kwibukana. 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 Ngenda kwibuka ikibazo niwe utanyibuka. Uranyibuka wewe. Abantu ntago nanone Imana yaduhaye ubushobozi bumwe. N'abanyeshuri uzarebe n'umwarimu hari w'igihe yigisha ariko ntibafate kimwe. Ntacyo udakubabariye. Murakoze. Urakoze Gogo, nivugiraga ntabwo nakurakariye. Imana iguha umugisha ikwagure guteza imbere umunyarwanda uri kutwumva wese aka kanya afate nimero ya telefone hasi ya Gogo ubundi amwohereza mobile money. Bivuge gutyo mobile money uko ifite kose mobile money. Sibyo? Bye bye. Murakoze.